ugafatwa igicukucuku ricumugacuka nk'icupa ugacikoko nk'icumuciye mu gice cy'umwasi twakoranye abantu akajya muhamagara ko nshaka uyu muntu kamuga ati uramushaka turiya muntu rero tutari kumwe ntago ajya akora buriya mu Rwanda ikintu nabonye nta muntu n'umwe uri professional iyo ashaka kugukoresha yitwaza ubushuti kurusha uko yakitwaza ubumuntu. Yes, ndagusuje kandi ngo haye ikaze kuri The Next Media TV. Ndagushimiye wakoze subscribe nawe utarakora subscribe subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi isaha ku isaha. Uyu munsi ndi kumwe none se tagiye guze kutarasoza no kuvuga ndi kumwe n'umugabo mwita Kanji Chris. Murarebe ndiguse ku buryo wakinaga umupira. Ose umupira sinawukinaga ahubwo se ngewe wagize ubundi ikipe yose twajyaga guhura. Umukinnyi wa 10 na kangahe? Nari ikipe najyaga yabaga ndi mushya kapiteni gitambara bahita bakina. Impamvu umuntu bamugira kapiteni urayizi? Niye impamvu ni nyinshi cyane. Icyambere irago kugira kapiteni ubundi utazi umupira tari bubwira umuntu ngo hagara hariya n'ubuyobozi cyo kozenda ubuyobozi bwo ntabwo ari bundimo ntabwo ari ubashije kuyobora ariko kuko nabaga nzi umupira bapfaga kuvuga ati se yu bapfaga ko ubundi aho babuze niho bagura hoya babaguraho babuze baravuga ati urugero rw'imiyoborere kari ruri hasi ariko urw'umupira rukaba rufasha no rukazamuka nimba ku miyoborere nandi kuri 0% umupira ndengeje 100 bahita bagabiza bikakavaringa ku miyoborere ikaba senkani uhitamo kujya gukina comedy guteze ya comedy nayigiyemo n'imiziki narayi nahombeye igihugu kandi ubu nimwe mutumwe ubatsira nange kuvanga igihugu nayigiye kuvugana ariko nyine igihugu cyaraduhombeje ahubwo hose ubu ngewe mfite tara ntago nabivuyemo ari uko nshaka kubivamo kuko nabuze noneho kera baba ngo ugize 17 nta gahunda nta akademo bamo ubwo ngo washaje mu Rwanda no hahantu urumva reba imyaka mfite uyaba ndi hanze rebe nkina wenda utuvuge nko mu Bwongereza nawe nkikina nkifite n'ikizeye ko nzakina mu makipe akomeye ariko mu Rwanda ugeze iyi myaka ukina mu cyiciro cya utarajya no mu cyiciro cya kabiri umupira uhita uva ariko hari icyiciro cya gatatu uzaba ari cyo ujya gukina cyangwa uzajya gukina muri ya kipe wagize ngo ubu uzajya gukina muri ya kipe yitwa Ndabuci. Oya ubu ntago nawohamya Ndabuci urayizi ndayizi BTC akeka ngiye mu y'abagore niyo nari kubwira y'abagore ikibazo mu busi nawohamya nabo bakurusha muri make uba kwitabaje nk'uko bavuga gukina 2019 nibwo mperuka gukora ku mupira na 21 nagiye umustar se nge nabaye umustar rya reka dutangire none ikiganiro twitangirire umupira tubivemo. Kanji Chris umuntu utakuzi uyu munsi wamwibwira gute? Namwibwira gute? Kanji Chris ni umuntu so namuga ngo gukora iki umuntu kina comedy nicyo kintu numva nkunda wenda mu bintu na filime nyarwanda ko Nyamerika zo ndazi ni nyarwanda ariko nguvuye Dubai ndabivuze arabona bwiye nguvuye Dubai amafaranga urabona umuntu uvuye Dubai abasa nanjye ibintu byaragoranye agastire imisatsi uyu musatsi waza ni inshuti zanjye zawugize gutya aho ufite nk'inshuti iri kwiga nko gusuka rega byaragoranye ugira inshuti ziga gusuka z'abantuza zabakiza abajene asiga biga gusuka abantu b'abahungu byose mvuza abakobwa ko mvuza z'abantu zigomba nabyumvise nari mvuza mufite inshuti z'abasutsi se biga gusuka ubwo batarabasutsi oya abaja basiga biga gusuka cyaragoranye nyamara ko gazazeme fresh
imisatsi barayihambira ngo utwo dusatsi ubundi hari umuntu wambwiye ngo ngo imisatsi ya dread ngo imisatsi ikaraze ngo abantu b'ikibungo ngo ubundi ni dawa yanyu. sawa hari ubundi kubona w'ikibungo utayifite wowe mwihorere nawe uzarebe kamenyekana. abantu buse ni bane b'ikibungo bafite imisatsi ikaraze. Ukasatsi kangana gutyo kangana nk'ako kawe niko ntuzatangiranye. Ande ntuza Rusine Patrick so ikibungo se. Patrick nta musatsi nk'uyu yari afite gusinya. Yari afite ordinaire Rusine. Na Tayikuni no w'ikibungo. Na Tayikuni kandi afite umusatsi w'urakaraze. Tayikuni ko se burano w'ikibungo cyangwa yarahabaga ngiye mperuka akina. Yitwaga nimba ari Mudi nimba akina iki umupira yitwaga nde nimba ari Mudi ako yarawuzi pe byanyabyo yarazi umupira ariko ari umunebwe shaha nta mbaraga agira ariko azi umupira yari umutekinisiye utabaho. Tayikuni ana ikibungo shaho ikibungo rega hari abantu benshi n'agatarongo mukagenderaho n'ikindi iki hoya barabeshya kandi ubyemeye ngo yego agataro umuntu yabagenda ku gataro uza amatike dutanga tuvuye tuzi Kigali uzigahari mutaza bwije ubu se kaba gahari nkaba nirwa hano se twegere tuwarete amasazi yagukunze ngakunda hano y'imibiri yombi nkawe imibiri yombi nkawe kibungo nta gataro kabayo yaba kabayo ntago twaba tuba mu Rwanda ngo tuhahere. Naguma mu Rwanda akahera agashaka gutembera akabona inshuti hano ntazigere kubera kubura amatike. Wagiye Dubai kubera inshuti se? Dubai se kuntu kubera ngiye ku giti cyanjye nagiye umunsi umwe mbona ntabishobora wari ugiye gutembera. Ndatembera se nageze kuki n'umuntu ngiye kureba byaga bari kumbeshya ngo nakazi ndagaruka nyine ndigaruka. Wabuze akazi? Okay kanji umukomediye wabigize umwuga sibyo se? Nabigize umwuga ariko umwuga wanze gukora burundu. Biri gupfira he? Urashonje sha umuntu ufite tama nk'iryo arashonje ubwanwa. Ziko nta muntu ujye ubyemera. Ubwanwa wasize mbwira umuntu ngo ndashonje akanga kubyemera. Ubwanwa burimo ivuta. Nta muntu ngo w'inzobe ngo ushonje ngo umuntu ufite inzobe ngo umuntu ngo ufite itama. Nge muntu wa mbere nabonye ushobora kujya ibibazo. Nkabyibuha kandi mfite ibibazo. Nimba bimbyibushya biba bigenda abantu abanyarwanda bari kukureba bari kubona uburyo cyuri no kubivuga unabeshya ubundi niyo umuntu abeshya se mbeshya iki oya umuntu wenda nuko nyine umuntu ubundi abasani bo mu Rwanda abastar iwanyu abazinga ibifaranga urabifite ejo bundi nabahamagara ndi kwagati mw'abantu mwokura heze naho bigeze ngo ariko ngo turakuzi ngo none tujya tubwira ngo urafite ukavuga ngo wapi agati none aho bigeze aho ibintu bishira n'umunyu ugashira naho gati sha umunyu se ntujya ushira oye munyu ubundi hari igihe bishira bigashira agataha rero ngiye guteka ibintu wenda ukavuga ati nimbona ikiro cy'igitoki ndatashyiramo umunyu birangire ukabona ikiro cy'igitoki ushyira mu mazi bayagutereka kuri gazi ugasanga hashize wayagushyamo n'abamunyu ugasanga nawo washize. Ajya kakanu kawe se aka gatungo kari gushaka ko musangira soma usha reba se dokagiyemo ubu byapfuye oya sha ntuhombye ntuza akura gasuka kakavamo uragasuka gute kavamo se kagiye ngo byuzuye karavamo ibaze ibintu kanje ari kunywa twegere toilette niyo mpamvu ibaze ibintu kanje ari kunywa akajya mena bikuzuraho kugabanuka abantu baranabikizemo no muri kamera abantu muranywa yese kunywa amazi ni ji naya nkayange wese muranywa amazi ubwo twabyizera ko ari amazi ni iki urebe ko atanapfundikije umupfundikizo w'amazi bazagire ngo ngende abeshya akamupfunduye nde bareba batazagira ngo turabeshya bya bintu yazukaga rwose yewe ntabwo nzabeshya abantu umuntu akennye ariko ngenda akennye mwana muri iyi minsi oya ubundi umukene ni umuntu ari urundi rwego kuvuga ngo urakennye ako byaranze narakubiswe komedi byaranze
urajya ku turimo tw'amaboko akazi kagihari ahubwo abantu bari gushaka kujya muri comedy baba babizi ariko mu Rwanda ikibazo industry bibihari tuvuge wenda ngiye nkina comedy hari character wenda banziho umuntu najya gutegura filimi yakarebye akavuga ati iyi role y'uyu muntu uteye gutya hari umuntu nzi wenda akavuga ngewe akavuga undi muntu azi ukora wenda muri comedy ukina muri filime runaka ukina muki hari umuntu nzi wayishobora nkurikije n'iyi role ngiye gukina ndavuga ati kangiye kumuzana uyu nguyu ndamuha amafaranga niyo yaba make ndamuha amafaranga cyangwa nanaca na menshi ndayamuha kuko nshaka gukora ibintu uko byakagenze role nkayikoresha umuntu nzi uyishoboye ako umuntu ukwiyeranja mu Rwanda ngiye gukora filime ngewe nshaka umuntu ukina wenda nka Rusine ntabwo niba ugiye gushaka Rusine ngiye kumuha amafaranga y'iki kandi hari inshuti yanjye ndibubwire ku buntu nawe ibihe bihera tunakubitwa hari inshuti yanjye ndibuhe bibiri ikaza ikabikina igapfa kubyica ariko ikabikina avuga ati wowe ugiye bakazabireba barago ko nta mahitamo muba mwaduhaye reka oya barabireba agahita azana inshuti ye akavuga ati wowe ugiye kuba Rusine agahita iba Rusine da ikabyica nyine ntabwo yabikora nkawe kubyanga byakunda ariko akabikora nyine bakamamo ibyo bibiri Rusine niba umuhe 200 cyangwa 30 cyangwa 2000 wawo numa ibiceri dese cyangwa 50 wabwo nyine nuko mu Rwanda nuko nukwiyeranja n'umuntu ufite amafaranga n'abashaka kuyatanga nutse nk'abanyamakuru nk'aba abantu bakaza abanyamakuru bose bakaze nimba ashaka ikiganiro ku muntu ntago yamwishyura ese mundi amakuru ariko ubundi ntagagurwa nose uwo muntu ababayeho gute no kumutegera arabyanga avuga ati wamaye itike se ngumva kandi ngo uratanye ngo ni itike utwewe ngo duhitike abasitari ngo n'abantu bazi kandi niwe wanamubwiye ngo waje ukamba ikiganiro gahita kuvuga ngo ngiye nguze ngo ngutwikire unyumvire ntabagutwikira umuntu uri kugushaka none se reka nkubwira gutwikira n'ahandi ntuzagere bakubwiye ngo baragutwikira uzabaho gute wirirwa muri ariko bizarangira uba umusitari ngo n'amafaranga buriya mu Rwanda ikintu nabonye nta muntu n'umwe uri profession iyo ashaka kugukoresha yitwaza ubushuti kurusha uko yakitwaza ubumuntu uko urumva umuntu nimba umushaka kumukoresha kaza ukamugurira udupeti 5 cyangwa inzoga z'ibihumbi 20 muri gushaka ubushuti kugira ngo uzamukoresha ukahita umuhamagara ngo ngo waje ukamfasha aka kantu ku buntu ahubwo wagafashe za 20 ukazimuha akira 20 nta mafaranga mfite ni igihembo cy'akazi ugiye gukora oya ngati wenda nyine kugira ngo nimba ushaka ko wenda mu binshuti bamwe ati reka noneho nkwe 20 uze tunaganire tunakora akantu nta birenze nani ashobora kubyemera ariko wowe uramugurira inzoga z'ibihumbi 20 ejo akaza gatana nta kintu muha niyo yaba wenda niyo yaba ari umuntu ushaka gutwika koko ariko yamaze iminsi buri munsi ubwo urumva yirwa muri ibyo uramamaga ngo vayo mutwikire ubwo nimba afite akazi cyangwa ari ibindi yakoraga kugira ngo yahigaga ntagajyayo nejo nundi akamamagara bikarangira yirirwa muri ibyo bikarangira kubiswe nayo kakazi yakavuyemo kubera muri kumubeshya ngo muzamutwikira ntamaze gutwika gasana nabyo nta ko hari abantu mu Rwanda batwitse bakanungukira kuri YouTube kuri social media mu bitangazamakuru n'ahandi hatandukanye benshi ariko icyo rero niho mu Rwanda nta kintu ukora akura wenda tuvuge ngiye nyaye ku muhanda urabizi mu Rwanda icyo wakora cyose rwose ubwo haba hahiye ngo gukameye gikojeje isoni bundi nicyo cyambere noneho bahise bisakuza biratrendinze ngo iki niki ahubwo umunyamakuru wa mbere ngo wa muntu ngwanyaye ku muhanda baramuzanye nta n'igiceri bamuhaye ngo bagiye ngo kumutwikira si ubwa mbere wa kabiri nawe ngagiye kumutwikira ngo wa gatatu hiti yo mu Rwanda gutyo nk'igo nta kintu ukora ntaki nawe afite ibyo bakora barazima nkanswe wowe nta kintu kindi ukora ibyumweru 2 bagukoresha bakuzengurutse ubu biba birangiye babonye undi wakoze ikindi wenda kubisa umuntu ngumi mu kabari we baba bagutaye nta n'ijana wakuye mu nuko bijya bigenda nkaho wowe nimba ushaka umuntu uravuze ngo wenda tuvuge uri kinyamakuru tuvuge ni wowe uri kumushaka uravuze ati umuntu avuye mu kazi cyangwa hari ikintu yakoraga ibyanga byakunda cyangwa no kuvuga ngo nta kazi yari afite hari ahantu avuye reka muhe 2 basi reka muhe 2 asubire nimba ari munatahe
agure wenda anagure n'ikiro cy'umuceri awurye avuga ngo uyu munsi wenda ntari nubwo nagiye uravuze ngo nukubakoreshereza ubuntu babakoreshereza ubuntu ngo bari gutwika cyo koze wenda abazi ubwenge wenda hari igihe bagenda kagata diaspora byanka byakunda bazaturemera nzi ko bigenda ikintu kinatangaje umunyamakuru ntabwo yagushyiraho nimero yawe benshi wabwa ati nshyiraho nimero yanjye bati nimero yawe yaba ariyo gukora iki bakubone nyine abantu bashaka kukuvugisha kuvuga niba gukenera bazamuvugisha ngaho naho rero bihera bamuvugisha babwira ati sha ntayo mfite ngo nayibuze ngo nanjye ngo twahuye kuriya ngo niwe ngo namushatse ngo nawe uzajye kumushaka nyine ubwo ujye unyumvira ajya ukorana n'abantu bakajya bakorera inuzu yari umuntu twakoranye abantu akajya amuhamagara ko nshaka uyu muntu akamubwira ati uramushaka turiya muntu rero tutari kumwe ntabwo ajya akora agomba kuba ari gukora ibi nanjye ndi gukora nimba ushaka kandi nanjye urama akazi tujyane niba umuha 30 cyangwa ari mumuha 100 nanjye hamamo nka veri nze nyine mufashe ibi nibi cyangwa ibi nibi nyine bitewe n'ibyo akora birangira akazi ngiye nkabura umucyo wese ngo nta kazi nabaga mbonye ntiwagiye Dubai se ugiye mu kazi n'ubundi ntako nabonye byaranze ariko niwe winaniwe ntabwo ari njye winaniwe tubwire muri make uburyo urugendo rwawe rwa Dubai kwanza kanje iyo urugendo rwa Dubai se nkubwira iki nge ntago nategeye mu Rwanda niye mpamvu wagiye nta byangombwa udategeye mu Rwanda byangombwa nayo mbifite ariko hano byari bigoye kujya ku kibuga biki byose yabonye bigoranye ariko hari umuntu aba yisanzuye ahandi ho hariya ntabyo kuvuga ngo protocole ngo zirakaze ngo uragenda ufite n'ubwo hano rero twebwe byose biba biteye ubwoba nta kugenda ngo wisaza ngo upfa kwerekeza iyo utazi ngo ugiye ku kibuga wenda upfa guhubuka ngo ugenda usanga bigoranye ariko ahandi uravuga ati ngendagiye nimba babona ntari n'umuntu waho barananshyiramo impuhwe bamwiragira ati wowe uragica hano ujye hano bya bintu by'umuntu uri iwawe Kanji Chris wakomoje ku bintu bijyanye n'amarore nihe rore wibuka wowe wakoze ikagukoma ariko hari akantu ukora akagukoma mu gihe umaze muri komedi rore kanze numve nkaba mbyibuka ntago ziba ari nyinshi nose inyinshi zose urumva zose babona ni ibintu twebwe tuba twarakoze video ntago tumeze nk'abantu bakina filime wenda tuvuge nk'abarambo usanga afite nka filime ugasanga mu myaka maze yakoze nka filime nka 50 ubu ngiye nakoze nka video nk'igihumbi n'amagana ubu najya kujye shuwa imyaka ingahe ukora comedy kanje imyaka ingahe kwa 2019 ubwo bara ubwo ni ine ubwo wibaze kandi ni nkaho buri munsi video isohoka ubwo se ubwo urumva ibyo uyu minsi irimo bari iyo minsi maze n'igihe kinini ariko ngiye ako wowe akagutwikiye basi kagutumye abantu bose bamenya ati Kanji video zo muri covid video zo muri covid zo ndumupolisi izindi nizera umunsi mubi nabyo umunsi mubi bisobanuye bya actually ibyo abantu bari bazi wasanga kuri YouTube nta views nyinshi ifite wenda tugifite 50 ariko abantu bayizi bose kubera aba DJ nyine kwa kuni kugenda bazigira bazikwirakwiza hano hose niko kari karenze nizo benshi bazi ariko nge hari iyo nzi uvuga mu rurimi ntarana n'ubu sindasobanukirwa amagambo uri kuvuga ngo kakibaje gacika amacinga si ubwo ngubu ikinyarwanda se ni ugutukana ni iki ngo gacuri kucuritse ucuruku ni iki uvuga kari akantu twumve ugafatwa igicukucuku ricumba ugacuka nk'icupa ugacikoko nk'icumuciye mu gice cy'umwasi n'ubu ngubu simbyumvishe ndakubwiza ukuri ongera twumva bagafatwa igicukucuku ricumba ugacuka nk'icupa ugacikoko nk'icumuciye mu gice cy'umwasi
abanyarwanda murabyiyumviye muze kunsobanurira. Ni ikinyarwanda. Man, ibyo bintu bitekereza mu gihe kingana gite? Biba byanditse cyane ibintu biza mu mutwe wawe? Aya ntago nyine biza mu mutwe ukabyandika. Ubishaka kubikora nyine tugurya wari nk'umuntu ugiye kubiha. Nubu mbwe ngo byandike nahita mbyandika nsoza gutekereza kimwe nekereza n'ikindi nk'iminota 2 mba nasoje kwandika ibyo byose. Ahubwo kubifata nibyo bigorana. Kubifata nibyo bigorana. Ushobora kuvuga nk'amagambo ameze gutya igihe kingana gite? Ushobora kubivuga nk'umunota umwe. Ubu wawe ukora umunota uri kuvuga ndi kuvuga gutyo umwuka wawe ukura he? Ahubwo nyine oya ubizi ariko uzi twinshi wafashe twinshi mu mutwe. Urumva watuvuga n'umunota ugashira ukajya uvuga kamwe gasohoka ukomereza kandi byaterwa n'umwuka. Njye numva nyine nk'ukuntu hari nka boro wakoranye na Ngaro. Subwo mwayikoze ryarira hashize nk'amezi ni nayo heruka ariko irimo ako kantu mupfu umukobwa. Nyibuka nanjye ibyo ngibyo. Mupfu umukobwa wambaye costume y'umukara. Ndayiye. Amana boro wavuze mwari muri kuvuga ibintu nanjye nungu njya mbibaza n'abantu. Uye nambyibuka. Erega ngiye nibukamo duke. Biriya tora ndabyandika wenda cyangwa arakabyandika. Tuhura kuri tere nyine tugiye gukora. Ubu nimba ari njye wabyanditse Ngaro nabyo abazi ngo bibemeze. Umwereka kabireba maho akahita bivuga. Hari abantu babibona bakabona no gutukana. Wenda hari igihe biba ari nko gutukana cyangwa ari kugira kuvuga ariko si igitutsi. N'ubu hanze biriya ntago ari ugutukana. Yes. Nase nge nyobeye kugutuka ngo ukagire gutya ntigoye. Rigoye ngo nkubwire ngo ngiye guca hirya no hino. Undi se umuntu rega n'umuntu wavuga ngo nugutukana nta nubwo abaziyumvisha ngo nibiki. We yumvisha uvuze ibintu byinshi avuga ngo aramututse. Imvura igiye kugwa none yaratunyagiye. Imvura hano iratunyagiye. Katugire dusoze ikiganiro kanje ku bintu nkawe umaze igihe kinini muri kariyeri ya sinema buri irimo comedy n'ibiki. Niki kintu ubona gikwiye guhinduka? Ikintu gikwiye guhinduka ni icyo navuze. Umuntu nimba ushaka kanje wenda uramuzi cyangwa nimba ushaka wenda tuvuge urugero ndushaka Nyakso, nimba ushaka umuntu wari wese nyine role yufite iyo boro yiwe uzi umuntu yikora neza cyangwa iyo role yiwe uyishoboye uhari wijya gushakira wishaka undi muntu ngupfe kwiranja nimba wateguye ibintu byawe ufite gahunda nimba uwo muntu muzane byanyabyo ushaka ibishoboka byose nimba ari n'ubufatanye n'ibiki nimba ari n'amafaranga yamuheri kumuzane wijya gushakira hiryo usanga niyo mpamvu ubona no kwigana bijya bizamo cyane so ntujye ubona umuntu ngo akora ibintu nk'ibyakanje Kanji style. Hari utuntu twaje ngo ni Kanji style ngo ni komeye ngo ni Nyakso style. Nyine ukayibona umuntu agukora ibintu yigana undi. Akamwigana neza ubibona neza. Ni hariya rero. Ukajya ubona umuntu haya akazi wa undi wigana umuntu. Urumva? Yego. Nyirubwite nta kazi yabonye. Kubera kwiyiranja gusa. Wenda dutanga urugero kuri Nsabi. Nsabi ugasanga ari umuntu umwigana. Barahari bakabona akazi ngo umuntu akamaha akazi ngo kuko ngo wigana Nsabi bakakubaza ngo we ngukina gute ngiye ngo nkina nka Sabi aho kuba wowe n'umuntu wese yakaje wenda akamwireferaho ariko bana kuvuga ngo nkora ngo nyina nk'uyu ukakina nkawe ahubwo nyine wenda ukajya umwireferaho ibintu bimwe na bimwe ariko pana complete ukavuga ngo ukamera nkawe neza ibyo bintu n'ubundi nta hantu byazakugeza kuko na wa muntu aramutse ariko ngo hiti yanyu ngo bimeze nk'umuriro w'amashara uhita mu Rwanda ariko ntago ari twe na mu Rwanda abasitari bose sinzi ikibazo cyane nimba ari abanyarwanda baharara nimba ari ibiki ni gutya nyuma y'iminsi usanga wenda umuntu ari kugira views 400,000 amaze umwaka cyangwa nk'umwaka
ariko natwe hari igihe tubijyamo uruhare ukabizambya ubwawe ku giti cyawe ugatangira gukora ibintu bibi cyangwa se abakinnyi ukabirukana cyangwa mugashwana. Ibyo iyo bibaye bakagenda bamwe bakavamo cyangwa bamwe bakabona izindi nshingano bakagenda, ibyo ngibyo bituma public igabanyuka. Wenda nk'urugero urabona nka Papa Sava, urabona Ndimba atavamo, nta ruhare bari babigizemo ntacyo, ariko views zari zaragiye. Hari umuntu uzakurikiye umuntu ari we wese muri team aba agomba gukunda, yagiye views ziragenda. Ariko nanone ntago ari ibyo, hari n'igihe abantu baba bagihari bahari ariko views zikagenda, abantu kibaza abantu barebaga barapfuye nyine nuko tu sinzi ukuntu bigenda mu Rwanda. None se uwambwira nk'abantu bumvaga indirimbo bumvishe Suwejo yagwagira 20,000 mu munsi, yakoze video ya danje irimo amafaranga ihenze, yakoze audio nziza, ariko kubera kugendera no mu kiga no se yago aririmba nabi, saba abasani benshi baririmba nabi no kumurusha, ariko nyine ikigari ntibayumva indirimbo bakamwihorera. Nabuze yago nabushari indirimbo ikagira 50,000 mu cyumweru, byo nebaho ni danje nyine mu Rwanda. Abantu wagira ngo sinzi kuntu biteye, ntago bakunda umuntu ngo bamukunde, bo nuguharara. Nta muntu bavuga cyo koza abantu bakundwa, abantu ba kera n'indimbo za kera zose zirakwa, kuko hano hose wajya ukayishyira mu busanga abantu bayikunze barishima, ni ya kera ariko barishima. Ariko nk'ubu ngobo indimbo yari ikunzwe nk'umwaka ushize wishyiramo ntihagiye n'umuntu ugira nka gutya wapi. Ariko indimbo za 2009 ego barasara. Nabyo birashoboka, ariko se buriya se wasanga ari ikibazo cy'umwimerere cy'ibintu dukora bidafite umwimerere. Mwimerere simpe oya, ahubwo sinzi abantu nimba ibintu byarabacanze, nimba ari ibintu mba mu mutwe byarabaye byinshi bakeneye guforomata simbizi. None se ariko hari n'indirimbo ziza zikabafata, wasanga koko mugani naho, cyangwa ari ibintu biza bikabafata twebwe, cyangwa tubura creativity wenda reka tubyeme. Ahubwo ku kantu ka creativity kuko ugasanga nk'umuntu akora ibintu nk'uko wabivuze bisa n'ibyande none kandi nanone hari nk'abantu nanone bihera riga ku bantu bafite ama platform bari kuri spotlight, nyine abantu bagezweho. Abantu bagezweho akenshi hari igihe usanga bakora ibintu bimwe kandi nanone ukaba usanga impamvu babikora niyi. Ibyo bintu ndabizi njyewe tubwe ingezweho, nimba nkoze video bakayireba uzarebe mu Rwanda ahita akora part 2 part 3 part 4 kugera kuri part 400 aho part bazatangira kubona ko izo part zitari kubona abantu kubera iki barayikunze barayireba. Yashyizeho ibindi noneho bo Abanyarwanda iyo utanayibahaye barabigusaba. Nanone tuvuge uri njyewe nkuko ngukongezwe mbahaye boro barayikunze, iyo nzanye indi niyo yaba ari nziza gute ntago bayireba. Urumva nyine bo ntago bakunda ngo ibintu bishya, reka ahubwo bakunda ibyandi byatwitse nyine bya uzarebe na video yirebweho gake irakomeza ikagenda. N'umuntu na video yigize mwenda tuvuge warasanzwe ugira 5,000 4 ukabona video razamutse igize 8 uhita utangiye kubona 10 20 30 kagenda. Abantu wagira mu Rwanda hagira ngo ibintu byo bikunzwe bo bikunzwe tu, ntago mu Rwanda naho usanga hari abajama bakora indirimbo wenda za danje, bakora filime za danje, bazi ibintu bya danje ariko badatera imbere. Mu Rwanda ntago umuntu areba ngo yashoboye iki, n'umuntu ugiye gutanga akazi ntago areba ngo ushoboye iki, ahubwo aravuga ngo uzamuha iki we ubwe ku giti. Mu Rwanda nta muntu n'umwe ureba impano, ntago bibaho. Zireba bibabeshye ninde ureba impano mpungi twese turazireba abanyarwanda. Impano wamufasha washyigikira umuntu ufite impano se ukamuzana kuri mikoro ntiwamuzana, byaterwa n'impano afite, byaterwa n'impano afite. Hoya ufite impano mu Rwanda ntago bihagije ibyo ngibyo, n'ahantu hose ariko ntago bihagije, ariko nanone mu Rwanda birakabije kuvuga ngo ufite impano. Umuyaga Abanyarwanda batwihanganire n'uyu muyaga. Kuvuga ngo ufite impano ngo ufite ibiki mu Rwanda icyo ushoboye ntago kivuga, niyo wanagerageza kugikora tubwe
hari abapeti baba bafite filimi zirenze ako batarebwa. Ubu na projet iyo uyirebye gutyo uvuga ati kabisa iyi filimi iranahenze, ahubwo ukasanga wowe nkanye nkayireba nkavuga ati sha iyi filimi ni nziza, ikibazo nuko batazayireba. Ukanabimubwira kuko nawe ububizi, cyangwa ugasanga afite indirimbo nziza nko muri studio ukamubwira ati ni nziza ariko nyine ikibazo ntawe uzayumva. Kandi tugana ku musozo, igihe imyaka umaze muri comedy igera kuri 5, ni hafi 5, wayigiyemo iki? Ibi bintu wabyigiyemo iki? Nirihe somo wabikuyemo? Kanje industry yo mu Rwanda ntago yapfa gutunga umuntu. Ariko babashinja ko ngo abastari iyo mubonye amafaranga cyangwa iyo umuntu aba mu stari atangira kwiyemera, akatangira gutanga amafaranga menshi mu bikorwa bimwe na bimwe bitari ngombwa, mu kabari, mu ndaya, ngo mu bakobwa arya babita indangamirwa. Oya nabikorera ku giti cya barwemezamire muri abo ngabo. Umukwanga kurumva ushobora kubona makeya kubera ko watangiye kurebwa cyane kuri YouTube nk'urugero, kuko niho ukorera, kuvuga ati ntabwo nongera gutega moto, nta nubwo nongera gutega bisi, taxi voiture. Bavuga ko abantu rero batangiye kumenyekana, amafaranga yabo agendera muri ibyo bintu, rimwe na rimwe biba atari ngombwa. Bibaho ko hari abantu babikora bamwe na bamwe, ariko ntago ariyo mpamvu. Mu Rwanda uzi impamvu se? Ntanuze impamvu nakuke ntayo mafaranga ntayo yaba yabonye rero. Ntayaba yabonye nose arayatanga ntayafite. None se ntimuyatanga? Bayatanga se gute? Ubu so bakubwira ngo utega agataxi n'amaguru ngendagenda ragenda gutega taxi se muhariya mu muhanda hano muri gare ndagenda ngiye urajya kuyitega se urayafite. Ikibazo none reka nkubwire, ye nakubwiye ngo mu Rwanda umuntu ajya kugukoresha akakuyigira inshuti kugira ngo azaguhe make cyangwa nyine azagire. Noneho ikindi gitangaje, aya mafaranga mu Rwanda abantu bashoramo cyangwa bagire inuzi ibikorwa nimba tuvuge muri abahanzi, abantu baza mu bitaramo bashaka kugutera inkunga ngo ukore igitaramo, cyangwa umuntu ushaka kugufasha muri ubwo buhanzi bwawe nta nyunga bifitemo, nta yindi nta manager dufite mu Rwanda. Ni bande? Harabuze barahari bande umutoza w'abakinnyi se ntahari? Umutoza w'abakinnyi baradore baba bazana nko kumanaginga ibintu umuntu akora, ntago baba batanga amafaranga wena ubwo ngo ahubwo abantu bari inyuma. Ubu burabasanga bamuyoboke ntibahari. Safasha abandi, safasha abastari gusa yazamuye bane arabafasha, afasha abantu benshi. Bariyoni se se bazamuye, iyo bazamuye se yasanze badakora. Nta muntu mu Rwanda afata umuntu angakora indirimbo ya mbere bari kumwe nta yindi nyunga afite. Irene yakoresheje indirimbo ya mbere niyo Bosco yamukoresheje. Uzi ibiganiro yamaze gukora, yarabonye ko abantu bamukunze yatwitse. Vestina na Doruka yabakunni ibiganiro bamaze gukora bya binga abantu babakunze. Uzi gute ko n'indirimbo yo wayishe atari abantu bamufashije kuyishyura? Abafashije ibiki? Yabafashije kumenyekana. Ibyo byo rwose nta wabihakana, yafashije kumenyekana. Ibyo ndabyumva. Ako ntago yabafashe ngo abazane tutabazi ngo ahita akora indirimbo avuge ngo aba basani ngiye kujya mbafasha kuri kamera ubwa mbere babona kuri ngamuzane akuzane wowe kuri kamera kwicaza. Ikiganiro cya mbere mukoza bari kuvugira abantu tudore uyu n'umusani nazanye muri rebo yanjye ngiye kujya mufasha wowe. Ikiganiro cya mbere ari ibyaye ngo aba bana bafite impano ngo ibiki n'ibiki, akabona baratwitsa gataho gati byango hano twagiye bati party 2 bari yo gusubiza ngo tugiye kubakorera indirimbo gatata yabasinyisha. None se ubwo abantu batwitse bundi wabona bwo yabakuye he yo kuvuga ngo yabazamuye yagize ibiki? Umuntu aba yabakuye kuri ibyo yarabafashije. Aho nta wahakana kubafasha, we yabafashije cyane, abafasha kumenyekana kuko batamugize nta kintu ari kuba bagize. Ariko kuvuga ngo yarabafashe ngo abakura hasi, oya. None se abuza abasani bagiye bakora interview benshi zitatwitse agahita akwihorera. Yabona nyine yabonaga ibintu byatwitse. Kuvuga umukobwa w'ikibungo. Oya nyine iyo ngo badibi ngo bande none se yarabafashije. Hari umuntu uri yamaye mbonye ingufuri zihamagara. Ingufuri sesha Kanji
reka dusoze nyine ikiganiro cyacu ariko gusa ibintu mbwe numvise birimo isomo abantu bibaza n'ubushuti ngo dukore nicyo kibazo nubona nishobora wamamagaye ngiye ese okay kanje kugukoresha uyu munsi byasaba iki kubanza ukanganiriza babyambe tukavugana ubundi ukama n'amafaranga yari byiza rega buriya umuntu kugira ngo ntibazakubeshye ngo umuntu ashobora kuvuga ngo umuntu akunda amafaranga none se i Kigali umuntu aba ari i Kigali ntunashaka no kumwana 2 cyangwa 5 wa muntu we azarya iki azajya aza mukore wumve wishimye wowe atahe aburare cyangwa bwirire cyangwa ibyo bintu nibyo umuntu murakoranye abayeho nabi wowe kandi umuntu washobora kugukoresha gutyo ntago yaba bura 5 yagwa cya 2 wenda tuvuge ngo yavuze ngo amafaranga mfite akubure na 2 ngo taha ako umuntu mugakorana ufite n'amafaranga benshi banabikora bafite amafaranga n'umwe n'igihumbi wenda nyine ibyo bibaho ko umuntu wenda tuvuge muri team urumva umuntu ni wamukennye wenda nanone ntibumve ngo tubarajya muri kariyeri ngo umuntu gaturuke fiyangaraza ngo muri kariyeri ngo bazamwikira ngo ngiye gukora hari n'umuntu kwaza ngo uretse ko nirakuza gukina ngo uzabemba ngahe ntura wanamwemere kaza no gukina mfite impano ngo nshaka gukora nanjye ngo nkazubakira inzu ngo wese babanje urakora ibi bintu ziko birimo n'amafaranga nturanakora ariko nyine wenda tuvuge hari umuntu uzi hari ikintu ari bugufashe mu bintu byawe na ibintu bimazemo igihe ntago ndi buze ngo wandirectinga nkabyumva ntari kuko uba washatse uko wabipanze no bizi ariko wenda hari ikintu ndi buze gufashamo kuri set cyangwa ngiye ntago ndi buze ntago uraba wanshatse kwanza ntago ari ngi uri bagushatse ngo mubwire ngo dukore waje kunshaka niba waje kunshaka hari impamvu wanshatse wumvaga hari ikintu ndi bukongewe yaba ari kwactinga cyangwa ibiki rero ubwo kuba wanshatse unose umuntu uje kumushaka umuga ngo dukorane umuntu ujya kumushaka mukorane nta n'igihombo uri bumuhe ari agatike ngo ndaguhatike nagatike n'ibiryo ariko by'abantu bakorera itike n'ibiryo hanyumvire nose ubwo tuzakorera ibiryo n'ukuntu ibintu byagoranye mu Rwanda noneho ushishikariza abantu gukorera ibiryo wowe nawe bazajya babiguhemba muri leta kitabwa abarimu ngo muzamuza ku ishuri tubatege cyangwa tuzabategera natwe tuzabashakira imodoka zibazana ku ishuri ubundi mujye murya ku ishuri mutaha oya none za kariko mba mbona abantu benshi nuko nyine biteye bakorera tike n'ibiryo n'abasani benshi hari bajya kurimba gakorera inzoga abasani bakamugatumva hano rero araba ari cyo kunywa n'icyo kuri tebo ya danje tebo yawe turayimenya abasani bawo bazane ubundi ukubitira abantu wigongere wicomokera akaza kabarasira da baririmbira bakamuha inzoga kitahira kubera ngo n'ubushuti ngumva se ngo mane ngo ejo se ngo uzaye ngo nta kazi mfite mane ngumva se nose ngo wazaje ugakubita hano ko nimba ngo nta ko nabirenze ko nta kazi ufite aho kujya wirirwa urya aho kujya ngo ube wirirwa uryamye kaza hano ugakubita kuzaba ufite tebo ya fresh ukanywa n'abajama ko ari nk'ibisanga nko gusohoka ko nta kintu uzaba wishyuye uzaba wiyinziye consommation ugakubitira umusana kaza kakubita da akanywa karya gahita yitahira ugiye nawe unyumvira ubwo buzima n'umusani wakoze izina yarayihirinze aramenyekanye rero niyo ndi kuvuga ngo umuntu baramushuka afite akantu yakoze gato abanyamakuru bakajya bamuzana bamubwira ngo vayo viki turakumenyekanisha bayamara no kumenyekanisha gazana n'ubuni no kujya kurimbira za nzoga nakazi ntari bukabona ibyo bintu nyine tu naga ari fresh umuntu ugiye kumukoresha gusa nyine nanone nk'uri gutangira we nibisanzwe ahubwo uri gutangira utanamwishyuje ni ibibazo wabakoshe kuzamo akanishyura uko ntago buramenya ngo bimeze bite nimba ari imano yagiye kuzamura uzamufasha uko ashoboye azakine akine n'ishuri ni nko kwiga rega birani nk'abagiye kwiga nimba agiye gutangira agomba kuza wenda wakoresheje casting nta kumwishyuza hari no mu Rwanda hari abantu ushaka bakora ibyo akajya gukoresha casting abatsinze no akabishyuza ibyo nibaho watsinze casting ngo ujye no kwishyura ukishyura nyine kugira ngo ujye none sibyo ahubwo najya reka casting avuga ngo kwinjira muri team naya areke casting kwitwaza ngo watsinze rero ngo kugira ngo utangire gukora ngo ni 100,000 iyo ni nka ruswa
wereka kubivuga none bishyire ku mugaragaro uvuga ati kugira ngo umuntu aze gukina casting ese ubwo abayatsinze iki none yiruhirije iki ajya kubirwagira kugira ngo umuntu yemererwe gukina na amafaranga 200 ne amafaranga 500 azayatanga kine utamugora ngaje muri casting n'ibiki n'ibiki ese kanje ari ugira YouTube channel yawe ubu muri iminsi nta ndayifite ariko nari nibagiye YouTube yanjye maze imyaka 7 nari nyibagiwe irahari ahubwo ngiye kujya nshyiraho n'ibiganiro ngiye kuzaya nikorera ibiganiro comedy ntago nabishobora kubera iki se comedy uri kuzira amafaranga bisaba ni menshi kandi ntayo ayahese kandi kuri se ngewe wenda ushobora gukoresha abakinnyi nkuko nk'ubu abantu babansaba kuza gukina ni benshi wenda ntabwo navuga ngo kwishyura abakinnyi bizangora ngewe nk'wena ushobora gushaka undi muntu umfasha cyawe nyine abantu bamfasha abakinnyi ubundi abakinnyi nka foroma abandi nyine bisanzwe n'ubundi nanjye wenda nkagira uruhare nzana nka foroma abandi basanzwe ariko kuri seti kameramani hari kamera ngira se ujye ureba noneho ubundi abandi basani usanga nimba ari umusani afite kamera no mu rugo niba ari yo kwifotoza cyangwa iki usanga twebwe na kamera narenzi nayo wagura umva nta kamera mfite kameramani ugomba kumwishyura kuko ntabwo akoresha umuntu biriya bintu nibibi imana kuvuga ngo umuntu turaziranye ngo uhamagara umuntu ngo none se mani ngo waje ngo kamfashe oya ugomba kumwishyura nimba ari kuko ni umuntu agomba guta umwanya we kameramani kumwishyura babakinnyi niba utari bubishyure noneho wenda uri kuvuga ngo waraje kugufasha n'abantu uri kuzamura hako itike kugira ngo aze kurya kuri seti ibyo byose ariko umuntu nimba ari ikiganiro nimba ari ikiganiro uragenda no mu muhanda wagenda abantu ukavuga ati vayo hano ukoresha ikiganiro nimba ari bibiri ugahita ubimuha akagenda ni ibintu bisanzwe ariko nyine ibiganiro cyangwa ibiganiro wanakora n'10 ku munsi ariko comedy ni imwe cyangwa ebyiri ariko wanashutinga n'6 ibyo wakoze biki iyo style si yanjye nshobora kuyikora ngiye ninjya gukora comedy ari yangire buce iwanjye zajye bayanditse kandi yanditse ntago arenze ebyiri yanditse ntago arenze ebyiri kubera ko hazamo no kuyifata mu mutwe nta muntu kuko aba ari bumubwira ikintu ko acyanditse ari bukari bukivuge hari n'igihe imwe uyigeza nimugoroba ikanarara ari imwe kandi ari iminota 10 nta n'ikintu niyo mpamvu bigoranye kandi mu Rwanda ni nka YouTube itemewe nta n'amafaranga uzakuramo ya danje ariko ngo ukubita isaha harimo ikintu itemewe YouTube iremewe ujye ubonamo ads ujye ubonamo ads ugiye kumonetiza ushyiramo kuri mu Rwanda cyangwa ushyira kuri hano abishyiramo mu Rwanda uzabishyiremo urebe ko uzamonetiza urebe kandi utagira cano naho nashakaga kugufatira ni gute ubimenye utagira cano none se wakora mu bihakosha ahubwo urazigurisha umuntu ushaka ko mugira inama zaze mugira inama mbe ku mafaranga ikibazo umubwira ukuri mu Rwanda nta muntu ushaka ukuri shaka ngo umubeshye twebwe umubwije ukuri amafaranga wawe kiyariye niba ushaka akazi ngo se umuntu ushaka umubwire ngo turakorana ngo video tuzakorana nko wowe ugiye kuma ngiye kuguha interview kahita umbwira no se kanje nitwa kwa interview zagira views nko kati ngiye se curuza views nkubwije ukuri gutyo nyine curuza views sinzazishyira nugira imana bazayireba nugira ibyago uzagira ebyiri ni bisanzwe ushobora kuyireba ukirebe wowe na kanje wagikoze ariko umunyarwanda ashaka kumubwira abanyenjuga nibo babaye ugiye cya prodinga umva nzahita nsharinga ibintu bizateye ngiye kandi mfite abantu bande nagusharingiye abantu 5,000 ntibabura wa muntu akaza kukizera akagwa n'amafaranga ya danje kimara gusharinga ebyiri abasani nuko bibereyeho buriya akakubeshya kandi nyine nanjye ubu nasanze ngiye kujya mbabeshya ntago nzongera amafaranga azongera kuncika kuko abona bwije kuri bose ntago bumvi nta n'uwayo guhaye bahita batangira kujya bagira nzaya mbabeshya bayampe nanjye nyarye nyuma dushwane mani reka ngushimire mani ngushimire umwanya waduhaye wo kuganira hari byinshi buri muntu wese wakurikiye iki kiganiro akaba kirangije byamugejejeho birimo amasomo menshi cyane birimo amasomo menshi ariko nakubwira ngo courage ntucike intege ushaka gukorera abantu igihe kimwe baranyambuye bakakwambura cyangwa bikagenda gute ariko nawe igihe gishoboka ushobora gutangira gukora ibyawe icyo utekereza gukora ukagikora kandi byose bigeraho nabonye nabonye
umuntu yadapfuye ibintu bizakora hose ko hari igihe nyamubonana nzapfa ubundi nkareba nkagaze nzicwa n'iki nzari zifata impuhure bikancanga ariko nkareba nkagaze ko nta kintu mfite noneho biragenda gute ejo nkabona mbonye 1000 ndari ejo bundi nkabona 5 agati byanga byakunda sinzapfa bizarangira byahino mbikoze muzasubira ikibungo guhinga si ibisanzwe ntago birakera se sha ibintu byose byaranze no mu cyaro baguhamagara bavuga ngo mwamaye kubishyimbo ugataka ngo ibyo biheruka kwera mu myaka inishize ngo bisigaye utarajya muri comedy beruka kwera utaratangira ku mustari bakavuga ngo bisigaye bikura bigashisha ariko ntihaze ibishyimbo ngo bikaba ibyatsi bakabihagaburira inka guhinga ubwatsi kandi Imana courage kabisa bizacamo kandi cyanga bya merci kandi mwakoze job bless bro reka nshimire buri munyarwanda wese wakurikiye ikiganiro cyacu akakirangiza uwakoze subscribe ni fresh cyane nawe utarakora subscribe kandi kuri subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi gatanu kuri Kagenzi Kako tujye tubana bagiye no kuri kanji harya bayita kanji time ego kanji time ziko nyana yibagiye heruka ku uploading ngo je narinzi yo bita kanji skit oya yani ngaruna kanji ni ngaruna kanji ni ngaruna kanji nayo ni yanyu nayo bayirebeho ibiriho comedy nziza cyane irebe ibintu byiza bya danje kabisa si ibyo